reka reka ibi ntabwo bibaho. Hari amazi riva kuyanga twabona ngo tukinywa aya mazi. Hari amazi ava mu yandi mazi akava mu yandi mazi akinjira mu yandi mazi. Aya ngaya ntabwo ari amazi. Reba amazi uzanye. Ninakira si meza se ni amazi meza ni jibu. Ubu se yanga ari boko ki? Ni jibu. Hari amazi y'isoko. Wese terekana nkwereka. Hari amazi urumva? Ava mu muntu akakuvamo wishimye kandi akakuvamo neza. Amazi aterwa n'iki no kuba byonyine utekereza ko yakuvamo ubusenga yo hari umuntu kinywa amazi bugeze isi. Kusima wakazi kwi munsi noneho. Sinzi rwose ko ndashobora. Abana amazi noneho yanashize. Akazi koko sinakora byese nagize ute ariko manye kuvoma nza nkora peno z'amasahane ibindi birajya nyuma. Ndakisanga yashaki baby mana yake. Kirahari. Yemwe. Yego. Yemwe. Ha, mana yanjye urahari se? Ndahari. Mana yanjye mwabaye mwarabuze. Naje kubasaba amazi yo kunywa. Amazi? Ndashaka amazi kabisa. Amazi. Aya niyo se? Reka. Buse nago urumunye Kigali urumunye amazi nyakira. Aya niyo mazi? Amazi nyene. Reka ibi ntabwo bibaho. Hari amazi riva kuyanga twabona ngo tukinywa aya mazi. Hari amazi ava mu yandi mazi akava mu yandi mazi akinjira mu yandi mazi. Aya ngaya ntabwo ari amazi. Reba amazi uzanye. Ninakira si meza se ni amazi meza ni jibu. Ubu se yanga ari boko ki? Ni jibu. Hari amazi y'isoko. Wese terekana nkwereka. Hari amazi urumva? Ava mu muntu akakuvamo wishimye kandi akakuvamo neza. Amazi aterwa n'iki no kuba byonyine utekereza ko yakuvamo ubusenga yo hari umuntu kinywa amazi bugeze isi. Kubera iki? Reka namuntu. Ushaka byeri se ushaka fanta. Ndashaka amazi ariko zibo ngo nta makuru ufite. Muri izi minsi hari ubutekinike busaba kuzana amazi. Tugende nkwereka ukuntu. Umva. Ujya umenya ko ndi umugore w'umugabo? Umugore w'umugabo se udafite amazi uri mukagatare se? Bisa n'ibikiri kuvuga. Ubu wabona utazi ubutekinike busaba kuzana amazi. Akira amazi umwe. Akira. Oya reka ngumbize ukuri rero nimba utazi n'ubwenge mwigisha ubunyamugi. Inywa amazi umwe igikombe cyanjye nigenze guteka. Reka yangasi nayanya. Hari amazi. Umva. Ntunakareze umwanya urumva? Niba unsabye amazi nayagukanga kuyanywa nakazi kawe urumva? Gusa reka tuvuge isuku risaga kuvuga gutaza amazi. Ushaka kuvuga gutaza amazi ibintu no kumwana nawe ndi kubyumva. Amazi ngaya. Ubu se umugabo wawe mubanye gute? Tubanye neza. Utaza amazi ayariyo? Iyo nsabye amazi umuhaya ngayo. Umuhaya ngayo? Aya. Sanjendi ndi umugabo wawe sasa ngenda ntagusubiza iwanyu. Ugasubira iwanyu mu cyaro. Nabyo boya kuko umugabo wanjye turakundana rero. Murakundana utaza amazi ibyo ari byo? Wampaye amazi kweli? Urafata amazi cyane uyafata. Reka mubwize ukuri rero madamu n'uburi umugore w'umugabo. Nimba twarabakuye mu mago iwanyu kwaba mama wanyu. Wese umura mu mago. None se ushatse kumubwira ko utaza amazi? Kamubwire mu mazi cyangwa uyareke nta kindi.
ariko noneho nakumiro namavunja nashaka ko bwa kutari kunywa amazi reka yangasi nyashaka ndesaka amazi buzi ngiye rwose umva nkubwire ndaguteza umugabo wanjye kandi gutese bose butonore utaba wapivuga rero ngome amazi ugenda mu byo warugiyemo nani ngombe neza ashina narugiyemo waretse nkakwerekaho ngakoraho rikaka gusa ukareba ko amazi ataza nkoreho urya oyagenda mva imbere ahubwo babuze ibyo uvuga mbwira nje nkoreho uryake mwareho rya sunyimye amazi ibi bintu hano nzabivuga aho mwarasaze sunyimye amazi aho mwarasaze cyane cy'umugabanya busanga hanga ukareba ibikuba wowe unyimye amazi gusa ariko reka ngwize ukuri wa mugore wamaye amazi basore bikije mwabaye gute ubusa birakumarira ikisi kandi itorera igikombe cyane bizakumarira ikisi bizakumarira ikisi cyetse waye kumenaho bizakumarira ikisi ko umuntu uzayashyira heza nzashyira hasi amazi Ay reka na ngo amazi uri naho ngo n'amazi abuzukuru jibo yahenze wowe amazi yo mu gikombe twemwe tunywa amazi isoko hari isoko ufite aho ngaho niyo mpamvu reka mubwize ukuri ubwo buturage wazanye reka mubwize ukuri oya mbe imbere genda nakumenaho amazi sha reka mubwize ukuri sunyimye amazi ntari bisha uragenda abasore bikegera kuva babaye gutera randeberara wowe yatware umwaka nubure gusa kaniye ko ibyo nkora